Iki gihombo akarere ka Bugesera gashobora kuzahura nacyo kiraturuka ku kibazo witwa Nzeyimana Fred yagejeje kuri komisiyo ishinzwe abakozi ba leta avuga ko yirukanwe mu bakozi bayo azira kuba umwe mu bagize uruhare mu inyerezwa ry'amafaranga yari kubaka aka karere ka Bugesera. Komisiyo ishinzwe abakozi ba leta imaze gusuzuma ubujurire bwe yasabye akarere kumusubiza mu kazi kubera ko amakosa aregwa yose atari ko amuhama kandi namuhama akaba atatuma yirukanwa. Isaba akarere ko kamuhanisha ikindi gihano, ariko akarere kandikira komisiyo kavuga ko tamusubiza mu kazi. Umuyobozi w'aka karere arasobanura impamvu. Yaba ikibazo cyakomotse twese twarahabonye. Honorable yavuze ati ugeze ku nyubako y'akarere waba yarabigizemo uruhare nta nubwo yagombye kuba yarahanwe anafunze. Ikimenyetso kirahari, inyubako yahindiye kandi hari ababigizemo uruhare. Uzabona ni ikindi kibazo. Fred Nzeyimana yari mu bakekwa. Icyadindije kugira ngo imyanzuro ya komisiyo ishyirwe mu bikorwa twagiye tubabwira inama zagiye zikurikiraho kugira ngo tubasabe ko babona ibindi bimenyetso nabyo bakabiheraho mu gufata umwanzuro, ariko nk'uko tugiriyeho inama kandi natwe tubizi turi inzego zubahana ari akarere ari na komisiyo. Ubwo rero byageze mu nkiko nk'uko mubivuze yarajuriye n'akarere karajuriye. Ibyo ari byo byose hari ibimenyetso bigomba kongera gutangwa n'imyanzuro izafatwa nayo tukayitegereza. Aka karere kibukijwe na komisiyo y'imibereho myiza umutwe w'abadepite amabwiriza mashya yuko uzajya ateza leta igihombo azajya byirengera nk'uko Depite Mukarugema Alphonsine abisobanura. Umuntu uzajya ateza aba nyirabayazana guteza leta igihombo azaba ari ugomba no kwirengera icyo gihombo. Ibyo rero twebwe turabona ko byatangiye gushyirwa mu bikorwa, turabona ari nako bigomba gushyirwa mu bikorwa kugira ngo n'iki kibazo cy'abakomeza guhombya leta gihagarare burundu. None mwabwira iki ubwo ari akarere ka Bugesera ndetse n'izindi nzego? Akarere ka Bugesera kandi kagiriwe inama yo kugirana ibiganiro na Nzeyimana Fred igihe kabona kazatsindwa ubujurire. Akarere ka Bugesera twakagiriye inama yuko niba bitabaye gukomeza gutsimbarara cyangwa se gukomeza guhangana na komisiyo mu kwanga gushyira umwanzuro wa komisiyo mu bikorwa, gakwiye kwicara kakabanza kakareba niba koko kuba karajuriye kabona gafite wenda ibimenyetso bihagije bituma baba bafite icyizere cy'uko bazatsinda rubanza mu bujurire. Ariko ko baramutse babona barajuriye ariko badafite icyizere ko bazatsinda rubanza, ko bakwiye guhagararira ahangaha bakaba bari uburyo bajya muri negociation n'umukozi mu rwego rwo kugira ngo bamuhe ibyatsindiye mu rubanza ku rwego rwa mbere bitagiye kujya kwiyongeraho ibindi byakwiyongeraho aramutse abatsinze mu rwego rw'ubujurire. Igikorwa cyo kubaka akarere ka Bugesera cyagombaga gutwara amafaranga agera kuri miliyari 1, ariko biturutse ku inyerezwa ry'amafaranga hakaba haragaragaye igihombo kigera kuri miliyoni 500 z'amanyarwanda.